Yesu nashimwe bakunzi bahise bavuge neza official mwebwe mwahisemo kubana natwe umunsi ku wundi. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Nejejwe n'Imana kongeye kumpa uburyo ndetse n'umwanya kugira ngo tuganire ku ijambo ryayo. Reka dutangire dusenga Imana hanyuma tuganire ku ijambo ry'Imana. Imana ishobora byose, Imana yo kwizerwa, Imana yo kwiringirwa, Imana ibana n'abantu bayo uko bukeye n'uko bwije. Tugushimiye ko turi amahoro, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Tugiye kuganira ku ijambo ryawe, Mwuka Wera abane natwe, atwigishe, aduhugure, atwungure kandi atwagure mu izina rya Yesu Kristo, amen. Haleluya. Ndanezerewe ko Imana impaye uburyo bwiza bwo kuganira ku ijambo ry'Imana na bene data. Reka dusome ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cya Zaburi. Turasoma ibice byaho 91. Iki gice turagisoma cyose hanyuma tuganire ku ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Reka dusome 91 umurongo wa mbere. Haranditse ngo uba mu rwihisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Ndabwira Uwiteka nti uri ubuhungiro bwanjye n'igihome kinkingira, Imana yanjye niringira. Kuko ari we uzagukiza ikigoyi cy'umugoyi na mugiga irimbura. Azakubundikiza amoya ye kandi uzajya uhungira munsi y'amababa ye. Umurava we ni ingabo n'icyuma kigukingira. Giteye ubwoba cya nijoro ntikizagutinyisha, cyangwa umwambi ugenda ku manywa, cyangwa mugiga igendera mu mwijima, cyangwa kurimbura gutsemba ku manywa y'ihangu. Abantu 1000 bazagwa iruhande rwawe, abantu inzovu bazagwa iburyo bwawe, ariko ntibizakugeraho. Uzabirebesha amaso yawe gusa ubona ibihembo by'abanyabyaha. 9 haranditse ngo kuko ari wowe buhungiro bwanjye Uwiteka, wagize isumba byose ubuturo. Kuko nta kibi kizakuzaho kandi nta cyago kizegera ihema ryawe. Kuko azagutegekera abamarayika be ngo bakurindire mu nzira zawe zose. Bazakuramira mu maboko yabo ngo udakubita ikirenge ku ibuye. Uzakandagira intare n'impoma, uzaribata umugunzu w'intare n'ikiyoka. Kuko yankunze akaramata nicyo nzamukiriza. Nzamushyira hejuru kuko amenye izina ryanjye. Azanyambaza nanjye mwitabe. Nzabana nawe mu makuba no mu byago. Nzamukiza muha icyubahiro. Nzamuhaza uburame kandi nzamwereka agakiza kanjye. Amen. Haleluya. Imana ishimwe. Dusomye ijambo ry'Imana, ijambo ry'ihumure, ijambo ririmo inkomezi ku bantu bahisemo kubana n'Imana, ku bantu bahisemo kuguma mu bwihisho ndetse no mu burinzi bw'isumba byose. Imana ishimwe. Muri ubu buzima tubamo muri iyi si haba ubwishingizi bwinshi abantu bajyamo kugira ngo ahari bazigamirwe ejo habo hazaza. Niba hari ikibazo cyabatera kibatunguye, babashe kubona icyo kubarengera cyangwa icyo kubafasha no kubaramira. Ariko ubwishingizi bwo mu isi ni bwiza, nubwo tubamo rwose buradufasha kandi butugira umumaro, ariko igihe cyabwo kijya gishira cyangwa kijya kirangira. Tubonye rero ijambo ritwibukije cyangwa ritubwiye ngo hari ubundi bwishingizi umuntu abamo bwisumba byose, akaba mu bwihisho, akaba muri we, akarindirwa muri we. Uwo muntu uba mu bwihisho bw'isumba byose ngo azahamamo, aba ari mu gicucu cy'ishobora byose, aba ari mu mababa, aba ari mu burinzi, aba ari mu bwishingizi buhoraho kandi butabasha kurangira. Imana ishimwe. Uyu muntu rero ngo azaba amahoro, azaba arinzwe, azaba ashyigikiwe, azaba arwanirirwa n'izindi mbaraga zikomeye z'Imana ishobora byose. Imana ishimwe. Ngo mugiga irimbura nta kizamutwara. Gutsemba ku manywa y'ihangu ntacyo gushobora kumugira. Tujya tubona muri ubu buzima ibintu byinshi bihiga umuntu ukuntu biba bingana, ndetse ibyo tumenya twebwe nk'abantu ni bike, kuko hari iby'Imana ijya idukingira tutabashije kubibona, tutanabimenye. Ariko hari n'ibindi Imana ikingururaho agace gato
tukabibona. Nibyo bya bindi bidutera ubwoba, ibyo bya bindi bidutinyisha tukavuga tuti turapfuye, tugatangira gutakira Imana. Ariko umuntu uba mu bwihisho bw'Isumba byose akemera kuhaguma, akemera kuba muri ayo mababa y'Imana no kugumamo, akumva ariho uburinzi bwe buri, akumva ariho ubwishingizi bwe buri, ntarebe ku mbaraga z'abapfumu, ntarebe ku mbaraga z'ibindi bintu yakengerera, ahubwo abyambariro ngo bizamubera umurinzi, kuko byo birangira, ko byo nta gaciro bigira, ko byo bitarora ngo bimurebere imbere. Agahitamo kuba mu bwishingizi bw'Isumba byose. Uwo muntu ngo azaba mu gicucu cy'Ishobora byose, azaguma mu mababa, azaguma mu burinzi bw'Isumba byose. Nta kintu ashobora kuba Imana itabyemeye. Imana ishimwe. Rero ngo hari gutsemba ku manywa y'ihangu. Uku gutsemba ku manywa y'ihangu abantu bajya bahura nako mu mihanda, kuba guhari mu masoko abantu bacururiza, kuba guhari mu mashuri abantu bigira cyangwa bigisha, kuba kuriyo ku mavuriro abantu bavurira cyangwa barwariye, kuba guhari. Gutsemba ku manywa y'ihangu, guhiga umwana w'umuntu nukuri, kuba guhara ahantu hose arakuhasanga, ariko umuntu uba mu bwihisho ngo azarindwa. Gutsemba ku manywa y'ihangu kuzamuba kure. Imana izamubera umurinzi, Imana izamubungabunga, Imana izakomeza kumugenda imbere ndetse n'inyuma, iburyo n'ibumoso, kubera ko yahisemo kuba mu bwishingizi. Imana ishimwe. Kandi ko yahisemo kuba mu burinzi bw'Imana Isumba byose, agahitamo kuba ariho yaguma. Imana ishimwe. Ushobora kwishingikiriza ku zindi mbaraga ukavuga ngo ngiye mfite umupfumu ukomeye, ariko ukabona ntabwo bifata, ukabona biragusaba kuzajya uhora gutera iperu kugira ngo wongere umuhandi mafaranga, yongera guha utundi tuntu two kwishingikiriza. Akubwira ati ejo uzagaruke uzanye ibindi biguzi, n'ejo bundi uzagaruke wasubira uti ko cya kibazo cyagarutse, atongera uze, hindura uburyo, hindura itungo, uzanira ifite irindi bara. Ariko Yesu, haleluya, ubwishingizi agira, uburinzi agira, ntibudusaba ibiguzi, ntibudusaba kuzana amafaranga, ntibudusaba ngo tuzane amatungo tworoye kandi ngo turobanure mabyibushye cyangwa afite ibari rinini, ahubwo ni uburinzi kandi ni ubwishingizi tubamo, kuko twemeye, kuko twahisemo, kuko twemereye Imana ngo ibudutuzemo. Imana ibasha kudushyira mu mababa yayo, ikatubundikira rwose, ikadutwikira. Nuko gutsemba ku manywa y'ihangu kukaduca ku ruhande. Imana ishimwe. Nuko kurimbura kumeze nka mugiga ngo kuza mu gicuku cy'ijoro. Tujya twumva abantu ngo umuntu ngo yaryamye ngo arasinzira, hanyuma mu gitondo bakavuga ngo umuntu ngo yapfuye. Bati se yishwe n'iki? Bati mujye gupima ngo uburwayi babubuze cyangwa se babubonye. Iyi ni mugiga irimbura kandi karimbura nijoro. Umuntu asinziriye nta uzi ngo niki kibaye, nta uzi ngo umuntu uko yari muzima, umuntu uko yaryamye ahumeka neza habaye iki. Habaho mugiga irimbura nijoro, ariko umuntu uba mu bwihisho agahitamo kubugumamo, agahitamo akemerera Imana ngo mbundikira, misha tugumane tubane. Uyu muntu azaguma mu mahema, azaguma mu mababa y'Isumba byose. Imana ishimwe. Biteye ubwoba biriho, ibyica abantu birahari, ibibuza abantu kubaho birahari, ibintu biza ku manywa cyangwa nijoro bikaba nka mugiga irimbura biriho, ariko umuntu uhitamo akemerera Imana ngo nzaguma mu bwishingizi, nzaguma mu mahema, nzaguma mu mababa yawe, nemeye kuguma muri wowe, nemeye kubana nawe, nemeye kugendana nawe. Uyu muntu azarindwa, haleluya, kandi azarindirwa muri icyo gicucu cy'Ishobora byose, muri ayo mahema, muri ayo mababa y'Imana azabundikirwamo, azarindirwamo, kandi azaba amahoro masa. Imana ishimwe. Hari ibintu byinshi bishobora guhitana umuntu, bishobora kumubuza kubaho, bishobora kumubuza kugubwa neza, amahoro yo mu mutima akayabura, akasinzira, yagerageza akabura ibitotsi, uburwayi nta buhari, ahubwo akabura ibitotsi ko adatunze amahoro. Ariko nuhitamo, niwemerera Imana ngo ntuza mu mababa yawe, ntuza muri wowe, ntuza mu bwishingizi, shoboza kuguma mu gicucu cyawe, nere kujya iburyo udashaka ko ariho njya, nere kujya ibumoso inyuma imbere, ahubwo ngume aho hagati, aho wahisemo ko ndindirwa.
Imana izakomeza kukubundikira, Imana izakomeza kubana nawe. Ngo igiteye ubwoba cya nijoro uyu muntu ntacyo kizamutwara. Habaho ibiteye ubwoba bya nijoro bene data, bibaho, biba bihari no mu nzozi abantu barota birahaba. Umuntu akabyuka akabwira abo bari kumwe ati ndose nabi, ndaye niruka bunyereyeho, ndaye ngwa mu mikuku mu myobo, ndaye ngwa mu biraro bunyereyeho. Icyo ni igiteye ubwoba cya nijoro, kuko ushobora kurota ibyo ukabishyira no mu bikorwa koko, ukitura hasi ibyo bikarangira. Ariko nuhitamo kuba mu bwishingizi, kuba mu gicucu cy'ishobora byose, ukavuga ngo aha niho nzaguma, aho niho nzaba, Imana izajya ihakubundikirira, Imana izajya ihakurindira. Si uko ibiteye ubwoba bitazaba imbere yawe, si uko ibigutinyisha bitazaba bihari, si uko ibigukura umutima bitazaba bihari, si uko utazahura n'ibigeragezo cyangwa intambara zo muri ubu buzima. Bizaza rwose, bizanaba byinshi, ariko uburinzi bw'Imana buzagusanga mu gicucu cy'amababa yayo, niho uzajya urindirwa. Amen. Imana ishimwe. Ijambo ryarambwiye ngo umunyabwenge wubatse inzu ku rutare, habaho n'undi wubatse ku musenyi, we yabaye utari uwo gushishoza cyangwa agira ubwenge. Ngo imvura iragwa, imivu iratemba, ngo byose byikubita kuri izo nzu zombi. Ariko uwubatse ku musenyi inzu ye ibasha guhirima, ariko uwubaka ku rutare ntabwo bivuga ko iyo mivu itaza, ntabwo bivuga ko iyo miyaga itahuha, ntabwo bivuga ko izo ntambara utahura nazo, ntabwo bivuga ko utageragezwa ngo nuko wubatse ku rutare, ngo nuko wenda wahisemo kuba mu mababa y'Imana. Oya, bizaza, ariko byose nubwo byakwikubita kuri iyo nzu, nubwo byakwikubita kuri uwo muntu, bizajya bica ku ruhande. Nuko uburinzi bw'Imana bumubundikirire muri ya mababa, bumurindire muri cya gicucu cy'ishobora byose, azaba amahoro. Amen. Imana ishimwe. Ijambo ryavuze ngo kuko yankunze akaramata, uwo muntu wemeye kubana nanjye, uwo muntu wemeye kugumana n'Imana, Imana ikavuga ngo kuko yankunze akaramata, kuko uwo mugabo yankunze akaramata, kuko uyu mugore yankunze akaramata, kuko uyu mwana, uyu mukobwa, uyu musore bankunze akaramata, bahisemo kubana nanjye, ngo nicyo nzamukiriza. Haleluya. Ntabwo Imana izagukiriza kutunze, ko wazanye ibiguzi byinshi, ko wenda wagenze urugendo rurerure ujya gushaka utwo tuntu two kwikiza ku ruhande. Ahubwo Imana izagukiriza kuko wayikunze akaramata, kuko wemeye kubana nayo, kuko wumvise uburinzi bwawe ariho bugomba kuba buri muri yo, ngo nikizagukiriza. Imana ishimwe. Ngo nzamukiza kuko yamenye izina ryanjye, kuko yemeye kubana nanjye, nzamukiriza icyo urukundo yankunze nanjye nzarumurindiramo, nzamukunda, nzamwitaho, nzamuburira, mugira inama, nzamukebura, nzamugarura mu nzira tuzagendana, kuko yankunze akaramata. Amen. Ngo azanyambaza nanjye mwitabe. Wambaza nde? Uhamagara nde? Mu kibazo cyawe ninde ubwira? Mu bigukomereye ubwira nde? Utakira nde? Uhamagara nde? Byashoboka ko wenda wabubwira abantu gusa ukagira ngo babasha kubirangiza, nibyo igisubizo cyawe cyaca mu bantu pe, ariko Imana itategekeye muri bo, Imana itabakoresheje, ntabwo wabasha gutabarwa. Rero uyu muntu ngo azanyambaza, haleluya, nanjye mwitabe, nzamukiza, nzamuha icyubahiro, nzamwereka agakiza kanjye. Niko Imana ivugana n'abantu bahisemo kuba muri yo, bahisemo kuguma muri icyo gicucu, bahisemo kuguma muri ayo mababa y'Imana, ngo ariho barindirwa. Imana ishimwe. Kuko yankunze akaramata. Ukunze Imana urukundo rumeze rute? Aho ni waba uvuga ngo ngewe nkunda Imana ariko udakunda abo mubana mu rugo. Aho ni waba uvuga ngo mbana n'Imana ngendana nayo, ubuzima bazizo kubabarira bakugiriye nabi, utunze umutima w'urwango, wumva hari abantu wagirira nabi,
umva hari abantu wasengera ngo Imana hari bakureho. Oya, umuntu wakunze Imana akaramata akunda abo babana mu rugo, akunda abaturanyi, akunda n'abanzi be mu mutima. Ntabwo habamo kubagirira nabi, ntabwo habamo kubahemukira. Atunga imbabazi nubwo batazimusaba. Ubabarira kangahe? Ubabariye bangahe? Ugiriye urukundo bangahe? Wiyumvamo gusabira abandi iki? Ko umuntu ukunda Imana akaramata ari uzagirirwa neza nayo. Imana ishimwe ngo kuko yankunze akaramata nanyambaza nzamwitaba, nampamagara ndi mu ijuru nzumva. Ukunda Imana akaramata. Ese urukundo ukunda Imana rugaragarira he? Njya numva bamwe ngo Imana ngo yankoreye igitangaza, ngo numva nayiheka, ngo numva nayiterura, ngo numva yinywa fanta mba nyihaye. Ese ugaburiye imfubyi zingahe? Ugaburiye abashonji bangahe? Wambitse ababuze uko bambara bangahe? Kubuza Imana ngo uyambike, kubuze Imana ngo uyigurire icyo kunywa, kubuze Imana ngo uyihaze, ko Imana idatunzwa n'ibyo. Urukundo ukunda Imana rugaragarira he? Kuturanye n'abantu bababaye, kuturanye n'izo ndushyi, kubana nazo, ko wirirwana nazo, ku isoko ukorera kuzibona, ku muhanda ugenda kuzibona. Gute ubuza Imana wikorera ibyo ngibyo? Gute ubuza Imana kandi uvuga ko uyikunda? Ariko ijambo rirambwiye ngo kuko yankunze, haleluya, akaramata nampamagara nzumva, azanyambaza nanjye mwitabe. Imana ishimwe, haleluya. Hari igihe rero abantu tuvuga ko dukunda Imana, ariko byaratunaniye gukunda abanzi bacu, abatugirira nabi. Kabone nubwo twaba tubizi ko hari ibyo badukorera bidakwiriye, ntabwo dukwiriye kubanga, ntabwo dukwiriye kubasabira nabi, ntabwo dukwiriye kubifuriza ibibi. Oya, niba dukunda Imana, urukundo rwacu nirugere kure, nirwaguke, rurenge imbibi, rurenge izo nshuti tugira duhorana nazo, rugere kure, rusabire n'abariya, rusabire n'abariya. Niba ukunda Imana, nuyambaza izitaba, nuyihamagara izumva, nuyibwira ibikuruhije izumva kandi izabanguka. Kukuba bugufi Imana ishimwe, nzamukiza mu icyubahiro, nzamuhaza uburame kandi nzamwereka agakiza kanjye. Uba nkubwire mwene data, nukunda Imana akaramata, nubanda nayo, nuguma mu bwihisho, nuguma mu bwishingizi, nuguma aho ngaho ukavuga ngo nubwo ngeragezwa naha nzayitegerereza, nubwo murana intambara n'ibindushya sinzajya kure, nzaguma mu gicucu, haleluya, cyishobora byose. Imana izagukiza, Imana izaguha icyubahiro, Imana izakwereka agakiza kayo, kazatamuruka nk'umuseke. Ubona Imana uvuge ngo niyo, ndayibonye niyo. Kuko Imana dukorera, Imana tuvuga, Imana dusenga ntabwo ari ikigirwamana, ni Imana iboneka. Ku munsi mubiri itamurura tukayibona, ku minsi myiza tukayibona, mu birori no mu byago iraza. Ni Imana ishobora byose, haleluya. Imana ishimwe kuko yankunze akaramata. Rero nicyo nzamukiriza, ni Uwiteka avuga. Urukundo ukunda Imana rungana iki? Urwerekana ryari? Urwerekanira he? Oya, gukunda Imana si igipindi, si imvugo gusa ngo nge nkunda Imana mbana nayo. Oya, ubyerekanisha iki? Imirimo yawe yerekana ko ukunda Imana koko, imvugo yawe irabyerekana, uko ubanira abandi byerekana ko ubana n'Imana koko, byerekana ko ukunda Imana. Uko imbabazi zawe zingana ku baguhemukiye byerekana ko ukunda Imana koko. Ariko umuntu wakunze Imana akaramata, izamukiza, izamuha icyubahiro, izamuhaza uburame. Nubwo none yaba asuzuguritse, nubwo none yaba abuze ijambo mu bantu, nubwo none yaba adafite icyo kuvuga, nubwo none yaba asa n'udafite ishusho, Imana ifata ibintu bidafite ishusho ikabiha ishusho. Imana ifata ibintu bidafite ikintu kigaragaramo ko kirimo ikabigira ibintu byuzuye, kuko ni Imana y'amaboko, ni Imana y'imbaraga nyinshi. Haleluya. Ko yankunze akaramata, agahitamo kubana nanjye, agahitamo kugumana nanjye. Uriya musore, uriya mukobwa, uriya mugabo, iyo mwitegereje niko Imana ibireba. Ndi mu ijuru nkabureba, mbona yarankunze akaramata, igahita ifata umwanzuro ikavuga ngo kubw'iyi impamvu nanjye nzamukiza, nzamuha icyubahiro, nzajya murinda, nzajya muramira ikagenda ibivivura, nzajya muvugira batakwivugira, nzajya muburanira, nzajya mushyigikira, nzajya mujya imbere, asinziriye nzajya murinda. Imana ikagenda
ivivura, haleluya, ibikorwa izagenda ikora ku muntu wayo, nzajya mwambutsa, nzajya muramiza amaboko yanjye, nagera hari umutego nzawumusimbutsa. Imana ikagenda ibishyira ku murongo kuko umuntu yayikunze akaramata. Amen. Ushobora kuba uririmba nibyo ndirimbo nziza, uzi no kuziririmba neza, uzi kuzikora neza, ushobora kuba usenga amasengesho y'iminsi myinshi, ushobora kuba wiyiriza ubusa ukabishobora, ushobora kuba uhanura ukavuga indimi nyinshi, ushobora kuba ukora imirimo myinshi y'itorero cyangwa idini ubarizwamo, ariko genzura neza gukunda Imana akaramata, kurukundo uvugira ugenzuye urubona, kwirusuzumye urubona. Imana yije gupima urukundo ku muntu, iramugerageza, ibimutsikamira bikaba byinshi, bikamuremerera, umuntu agatangira ati Imana ko nagukunze, ko nagukoreye, umoye icyo ungize ibiki. Oya, Imana yije gupima urukundo, biremerera umuntu wayo, biramuvuna rwose. Niba Imana iri kurupima rero, guma mu bwihisho, gumamo neza, icara uringaniremo neza, ugumemo aho ngaho bari uyitegerereza. Nimara gupima urukundo izagukiza, izaguha icyubahiro, izakuramira, izakurengera, izagenda ivivura ku murongo ibyiza gukorera, kuko Imana igira plan, kandi Imana igira umugambi mwiza ku muntu yubaha. Imana yibwira ibyiza ku muntu yitegereza, Imana yibwira ibyiza ku muntu uyanganira ikigeragezo, Imana yibwira ibyiza. Haleluya. Imana yibwira ibyiza ku muntu yikunda akaramata, akayubaha, akayubahisha. Imana ishimwe. Haleluya. Imana ishimwe. Ndumva umutima wanjye unejejwe cyane no kukubwira ngo nuwubaha Imana ukaguma mu bwihisho, akaba ari uyitegerereza, izahagusanga. Kandi nuyikunda akaramata n'ukuri, izagukiza, izakuramira, izakurengera, izakwereka agakiza kayo, kazagutambikira nk'umuseke, uzabibona uvuge ngo mbonye Imana. Hari igihe kigera umuntu akavuga ngo Imana ndayibonye koko, n'abandi bakavuga ngo birashoboka ko ayibonye, reka tumubaze twumva uko bigenze. Imana ishimwe, turiza aho ngaho. Kandi niba uri mupimwa, ukaba uri mu kigeragezo, Imana iri gusuzuma urukundo uyikunda koko, totomba, wikwitonganya, wifuza induru, turizaho, uhategerereza Imana. Hanyuma umwanya nugera, isaha ikagera, uzabona Imana igutabaye, kandi uzabona Imana ikurengeye, mu izina rya Yesu. Amen. Reka dusenge. Mana ishobora byose, mitima yacu inejejwe n'iri jambo, kuko ushimye ko turyumva. Twemerere tugume muri wowe, handi twajya naho dushaka kujya, icyakora ibidukurura kujya handi birahari kandi biragwiriye, ariko nsabye imbaraga kurwanya Yohana, sabiye bene data banyumva, Mwuka Wera dushyigikire, kandi Imana isho kuturamiza amaboko yayo akomeye, uduhe umugisha kandi uduhe kwaguka, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ese abaho umugisha kandi abane namwe muri byose. Amen.